Mwaramutse, dusoma Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Handitse ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera banywa neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo ibyo bitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganwe nawe ibyo byasezeranijwe. Kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro, uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizerwa. Dushyitse ku murongo wa 11. Iyo usomye Bibiliya ubona ko ijambo ririmo rikomeye, ni ijambo ryitwa kwizera, ndetse rimwe abantu batekereza ko wenda kwizera ari inshinga, ari igikorwa bashobora gukora, nyamara ntabwo ari byo, kubera ko ubuzima bw'umuntu bwo kwizera bushingiye kuri iri jambo, cyangwa se ubuzima bw'umwuka. Muri make iyo urebye cyangwa se iyo usomye ukumva ijambo kwizera, nta kindi biba bisobanuye keretse kuba umuntu yakwakira cyangwa se yakwemera ibyo Imana ivuga ko ari ukuri, cyangwa se ibyo ikora. Mu buzima busanzwe tugira ibintu twizera, nk'iyo wicaye ku ntebe wumva utekanye kubera ko ubizi ko uburyo yakozwe itakugusha. Mu yandi magambo, wemera ko wicaye kuri iyo ntebe nta kibazo wagira, niyo mpamvu uza ukicaraho ukumva utekanye. Ufitiye icyizere uwayikoze, kandi ufitiye icyizere iyo ntebe ko ibasha kukubungabunga, ikita ku biro byawe. Birumvikana hari igihe umuntu yicara ku ntebe ikamugusha cyangwa se ikavunika, ariko ubusanzwe ntibikunze kubaho, kuko abakora intebe baba bazi ko izabasha kwakira ibiro by'abayicaraho. Rero nubwo kwizera atari ikintu gikomeye mu buzima busanzwe, ariko iyo utageze ku kwizera Imana usanga abantu bibagora, kubera ko
kwizera Imana ni ukwemera ijambo ryayo, kandi akenshi ibyo ijambo ry'Imana rivuga bitandukanye n'ibyo amaso aba abona. Icya mbere, kwizera Imana ni ukwemera ibyo utabona, ugatangira kubona ibintu utabonaga, kubera ko Bibiliya iravuga ngo ni ukumenya ibyiringirwa. Nyamara nta kindi cyakwiringirwa muri iyi si uretse ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya igitabo cy'Abaroma igice cya 11 yagiye itanga ingero nyinshi. Iyo usomye ihera kuri Abeli, ikavuga uburyo Abeli yatanze igitambo cyiza kiruta icya mukuru we Kayini, ariko nta kindi cyamuyoboye ni ukwizera. Kuva kera Imana ntabwo icyo yari igendereye ari uko abantu biga imibereho myiza, aho babaho bayikorera cyangwa se bitwara neza, ahubwo ikintu yari igamije ni uko abantu biga kwizera Imana, kubera ko niyo nzira yonyine yari isigaye yahuza umuntu n'Imana. Ibi rero Abeli yabyize neza, mu gihe Kayini yananiwe kubyiga ku gihe, kubera ko nubwo ari we mukuru, tubona ko byarangiye Abeli ari we ubashije kumenya inzira yo guhuzwa n'Imana, ariyo kwizera, mu gihe Kayini atayimenye. Bivuga ngo kwizera kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini, ndetse aba umukiranutsi. Ariko si aho gusa habivuga, niyo ikomeje Bibiliya ivuga kuri Enoki, nubwo nta bintu byinshi birivuga kuri Enoki, ariko igaragaza ko nawe yanejeje Imana kubera ko yabashije kuyizera. Kuko utizera adashobora kwinezeza Imana. Uburyo bumwe bwo kugira ngo Imana inezererwe umwana w'umuntu ni uko aba afite kwizera. Ndetse ikomeza ivuga kuri Nowa. Urabizi Nowa ni umwe mu bantu b'ingenzi cyane muri Bibiliya, ko mu gihe cye nibwo Imana yarimbuje isi umwuzure. Ariko mbere y'uko irimbura isi, yateganije ubuhungiro, ikoresha Nowa wari umaze kugira umutima wizera. Biravuga ngo Nowa yatinye Imana. Ubwo Imana yamuburiraga ibyo atabonesha amaso, yarabyemeye, yemera no kubaza inkuge, ndetse birisoza ivuga ngo aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Ni benshi rero Bibiliya igenda igarukaho, ariko ikigaragara ni uko kuva kera Imana yari yagambiriye kuduha kwizera, kugira ngo ukwizera kuduhuze nayo, kandi aba ariko kutubeshaho. Ni nacyo cyatumye Yesu ubwo yazaga mu isi, nibyo yaraje akora imirimo itandukanye, ariko ikintu gikomeye yifuzaga ni uko abantu bagira kwizera kandi bakamenya ubutumwa bwiza, bakabasha kubohoka icyaha, kubera ko ikibazo nyamukuru umuntu agira mu buzima bwe ntabwo ari ibibazo abantu baba bafite bigaragara. Ushobora kuba ufite ubukene koko, ushobora kuba ufite uburwayi, ushobora kuba ufite n'ikindi kibazo ubona kigukomereye, ariko nta kibazo gikomeye kuruta icyaha. Yesu Kristo rero ubwo yazaga kuko yaraje akemura ibibazo byose, abarwayi akabakiza, uwapfuye akamuzura, umukene akamuha ibyo kurya, ushonje. Ariko mu by'ukuri ikintu yaje azaniye abantu cyari kimushishikaje ni imbabazi z'ibyaha. Rero
ntabwo umuntu ashobora kuzakira n'ubundi atabashije kwizera, kubera ko kwizera iteka kubanzirizwa no kwihana cyangwa se kwiyanga. Ukomeje ugasoma ubonamo izindi nkuru za Aburahamu, ukabona iza Sara. Wenda tuvuze kuri Aburahamu gato, igitabo cy'Abaroma igice cya 4 nacyo kimugarukaho. Soma Abaroma ibice 4, uhereye ku murongo wa mbere gushyika ku wa 5 haba havuga uburyo Aburahamu yabaye umukiranutsi. Baravuga ngo niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Yaba Aburahamu yaratsindishijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka? Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Umuntu wese uca mu nzira ya Aburahamu ashaka kuba umukiranutsi, kubera ko birigaragaza ko nta kindi Aburahamu yakoze uretse kwizera Imana. Icyo cyatumye aragwa nawe gukiranuka kuzanwa no kwizera, nk'uko Nowa byamugendekeye, nk'uko Abeli byamugendekeye n'abandi. Nyamara si ibyo gusa. Iyo usomye umurongo wa 16 bavuga ko ibintu byose biheshwa no kwizera. Aravuga ngo nicyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu. Iryo sezerano ribona uko rikomerezwa urubyaro rwose. Nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo n'urw'abafite kwizera kwa Aburahamu, ari we sogokuruza wa twese. Nk'uko byanditswe ngo ugeze sekuruza w'amahanga menshi. Imbere y'iyo yizeye, ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Aburahamu uwo yizeraga yiringira ibitakwiringirwa, aba sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Umurongo wa 23 uvuga ko ibyo bitanditswe ku bwe, ahubwo byanditswe ku bwacu. Aburahamu rero yakiriye ijambo ry'Imana ye, cyangwa se yemeye ijambo ry'Imana, yemera ko azabyara umwana w'umuhungu mu mwaka wagombaga gukurikira w'100. Ndetse na Sara icyo gihe yari afite 89, yari yaracuze nubwo yari atarigeze abyara, ariko yemeye ko azabyara umwaka wa 90. Ibi ntabwo byari ibyo kwiringirwa. Biravuga ngo yemeye ibitakwiringirwa, atari iyindi mpamvu. Bivuga ko icyamuteye ibyo ngibyo ni uko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizerwa. Nubwo ibyo bintu bitari ibyo kwiringirwa, yahisemo kwiringira Imana yabivuze, kubera ko Imana yabivuze yari ifite ubushobozi bwo kubikora, nubwo ari ibintu bitakwiringirwa. Rero ntabwo kwizera Imana bishingira ku marangamutima, kubera ko akenshi abantu bafite amarangamutima yabo kandi afitanye isano n'ibindi byiyumviro by'umubiri. Niyo mpamvu kwizera Imana bibagora. Nk'abantu batemera ko Yesu Kristo yogeje ibyaha byabo byose, uyu munsi nta cyaha bafite, babishingira ku kubona bakora ibyaha, babishingira ku byo babona, ku byo biyumvamo.
nubwo birivuga ko Yesu yamazeho imirimo ya Satani yose nta cyaha tugifite, umwana Imana yabyaye atakora icyaha, bo babona babikora. Ibi rero bituma bavuga ko ari abanyabyaha ndetse bikabagora rwose kwemera icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu tuba dukeneye kwibaza ngo ese ni gute twagira kwizera? Nibyo biritubwira ko kwizera ariyo nzira iduhuza n'Imana. Biritubwira ko tudakwiriye kwita ku byo twiyumvamo, ibyo turebesha amaso, ibyo dutekereza, ahubwo dukeneye kwita ku ijambo ryavuye mu kanwa k'Uwiteka, kubera ko tubona ibihamya muri Bibiliya. Sara yemeye iryo jambo rimuha ubushobozi bwo gusama abyara Isaka. Abeli yemeye ijambo ry'Imana bituma aba umukiranutsi. Nowa nuko yarazwe gukiranuka kuva mu kwizera, kandi uko biri kwita gukiranuka kw'Imana. Rero igihe abantu bemeye amaso yabo akaba ariyo amacumuza cyangwa se imitima yabo, bagakurikira ibyo amatwi yabo n'amaso yabo y'umubiri abereka, bituma batizera Imana. Ikibazo rero ni kwibaza ngo twakwizera gute? Nibyo kwizera turumva ko ari ingenzi, ariko se twakwizera gute? Bibiliya ibyo yabisubije neza, iyo usomye mu Baroma igice cy'icumi umurongo wa 17 agaragaza inzira yo kwizera. Kuko kwizera ari ishingiro ry'ubuzima bwacu bwo muri Kristo. Biravuga ngo kuzanwa n'ijambo n'ubundi rya Kristo. Dore kwizera kuzanwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Niyo mpamvu abantu baba bakeneye kumva ijambo rya Kristo. Niyo mpamvu ababwirizabutumwa bakenewe. Niyo mpamvu abagize ko kwizera atari abo guceceka. Kubera ko baramutse bacecetse ntabwo abandi bagira kwizera. Kwizera kurimuka. Nimba umuntu agufite nawe ashobora gusangira n'abandi. Nta bundi buryo rero keretse guhamya ibyo abantu bizeye. Kubera ko umuntu wizeye niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kubaho abeshwaho no kwizera. Biravuga ngo aba ari umukiranutsi. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ariko umunyabyaha ntabwo yabeshwaho no kwizera kuko atagufite. Mu Bakorinto ba 2:5 umurongo wa 7 baravuga ngo kuko tuba tugenda tuyobowe no kwizera tutayobowe n'ibyo tureba. Uwizera rero abeshwaho no kwizera, abeshwaho n'ibyo amaso atabona, ari ryo jambo ry'Imana. Rero ni ngombwa kwizera kubera ko nta muntu utizera wanezeza Imana. Niyo mpamvu mu Baheburayo 11:6 bavuze ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho kandi igororera abayishaka. Niyo mpamvu tubona urutonde rw'abantu benshi bagize uko kwizera nk'ingero, ariko uko kwizera ntabwo ari igikorwa bakoze, ahubwo ni uko bumvishe ibyiringirwa, bumvishe ijambo ry'Imana, barimenye bararyemera. Rero ingero ni nyinshi z'abagize kwizera, ariko hari n'ingero z'abatarigeze bakugira. Niyo mpamvu Bibiliya yanditswe. Igihe kimwe umugore witwa Mariya na Marita bagize ikibazo kibakomereye, barwaza musaza wabo witwaga Lazaro. Lazaro ubwo yari arwaye bari bazi ko Yesu afite ubushobozi bwo kumukiza, ariko ntabwo bari bagasobanukirwa yuko ijambo
bizera ari ryo rikora, atari uko Yesu yakagombye kuba ari aho ngaho gusa. Ndetse ntibari bakabona ko ijambo rya Yesu rirenze uko baritekereza muri icyo gihe, kubera ko Yesu yabatumye arababwira ati umusaza wanyu ntabwo indwara arwaye ari iyo kumwica, ahubwo niyo gutuma Imana ihimbazwa. Ibyo ubwabyo barabyumvisha ikijyejuru, ariko ntibabyitaho kubera ko mu gihe gitoya Lazaro yahise apfa. Amaso yabo nako apfuye, n'imyumvire yabo yemeranya nabo ko yapfuye, yewe baramushyingura. Nyuma y'iminsi 4 Yesu nibwo yaje. Mu by'ukuri kuba Yesu yari yababwiye ijambo ntacyo byari bivuze mu mitima yabo kugeza ubwo ko babonaga ko yababeshye. Yesu ubwo yazaga barapfukamye bararira, baramutonganya bati iyubaha umusaza wacu ntaba yarapfuye. Yesu yagerageje kubigisha kwizera, ariko nabwo ntibabashaga kubyumva. Yaba Mariya, yaba Marita, buri wese yari afite ibitekerezo bye, ndetse bituma Yesu ngo arira kubera ko abari aho bose nubwo batizeraga Yesu, yarababajwe nuko Mariya na Marita nabo batabashaga kwizera ijambo rye nubwo bari bamaranye igihe kitari gitoya. Ubundi kumara igihe kinini mu itorero cyangwa se kumara igihe kinini wumva ubutumwa bwiza, wumva ijambo ry'Imana, si cyo gihishura ko ufite kwizera. Kubera ko nubwo wakwakira ijambo rya Yesu uyu munsi rikaba ari rimwe gusa, rishobora kugukorera kuruta ko wakumva amagambo ibihumbi nta na rimwe ryinjira mu mutima wawe. Mariya na Marita rero nibyo byababayeho. Yesu arababwira ati sinababwiye ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana? Nta kindi Yesu yakoze, yabategetse gukuraho igitare cyari gipfundikiye imva. Yewe bashatse no kubyanga, ariko arababwira ati mwizere ibyo nababwiye ko nimwizera mubona ubwiza bw'Imana. Bumvaga nuka nta garuriro, ariko ubwo bakuragaho icyo gitare Yesu yaramuhamagaye, Lazaro arasohoka. Ibyo byose Yesu yagiye abikora nta kindi agamije ari ukugira ngo abantu bamenye ko ijambo ry'Imana rifite ubushobozi burenze ibyo bagatekereje. Rifite ubushobozi bwo kuzura n'abapfuye. Muri Mariko 11:24 avuga ko icyo umuntu asabye agishyizeho umutima yizera ko agihawe kandi azakibona. Rero kuba wemera ikintu ukakibona ariko kidahari ntabwo ari ubusazi iyo bishingiye ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ubwo twizeraga ko twogejwe ibyaha byacu byose nta cyaha dufite, byarangiye tubaye abakiranutsi. Sara ubwo yizeraga ko Imana yavuze ko azabyara iyo kwiringirwa, byarangiye abonye Isaka. Ubwo bushobozi buri mu kwizera ijambo ry'Imana, izo mbaraga nizo ziza zigahindura ubuzima bw'abantu. Kandi birabangarirwa uwizera ibyo yabwiwe n'Umwami Imana, kubera ko nta kabuza birasohora. Ibyo ijambo ry'Imana rivuga bizana n'ubushobozi busoza icyo kintu, kuko biravuga ngo ntabwo ijambo Imana yavuze rizagenda ubusa. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya mbere, reka bariho dusoreza. Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 5, kandi duhere ku wa 4. Ku
murongo wa 4 haranditse ngo bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'Umwuka Wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ubwanyu. Imana yaradukunze, iradutoranya, kandi ikimenyimenyi ni uko ubutumwa yaduhaye ntabwo ari amagambo gusa. Ku bwacu bwatugezeho bufite imbaraga, bufite Mwuka Wera, kandi bufite kwemeza kudashidikanywaho. Niyo mpamvu ubwo twabwakiraga twarahindutse, twarazutse, twaravutse, twari abanyabyaha duhinduka abakiranutsi. Twari dupfuye mu by'umwuka, turazuka dutangira kumva iby'Imana tutigeze twumva, tutigeze dusobanukirwa. Kera twaririmbaga indirimbo ngo yatwishyuriye imyenda yose tuma twera de, ariko ntabwo twashobora kubyumva kuko twari abapfu. Ariko twakiriye ijambo rifite ubushobozi, twatangiye noneho kubyumva no kubisobanukirwa kuko ryaratuzuye. Imbaraga zizura zatangiriye ku kuzura Yesu Kristo, kandi ziri muri iri jambo, nizo zizura abapfu, babandi bivuga ngo bari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, aribo twahozemo. Ndetse twavutse ubwa kabiri nabwo tubyawe n'iri jambo ry'Imana, kubera ko rifite ubushobozi n'imbaraga, riduhesha Mwuka Wera. Uko niko kwizera kwakoze igitangaza. Iki rero nicyo gitangaza gikomeye kurusha ibindi byose, niyo mpamvu byose biheshwa no kwizera. Ikibazo cyose wagira, yaba ubukene, yaba ibibazo byo mu muryango, uburwayi, ibyo byose nta kiruta ikibazo cy'icyaha wari ufite mu buzima bwawe. Nimba Yesu Kristo akoresheje ijambo rye yarabashije gukemura ikibazo cy'icyaha mu buzima bwacu, nta kibazo cyamunanira gukemura. Niyo mpamvu kwizera ari ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ni igihamya cy'ibintu utabonesha amaso ko ari ukuri. Rero naho byatinda ujye ubitegereza, kubera ko bitazahera. Reka dusoreze aho uyu munsi, reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye, tugushimiye ko wohereje Yesu mu isi kugira ngo atwigishe kwizera icyo ari cyo. Yabayeho ubuzima busanzwe mu gihe cy'imyaka 33, ariko by'umwihariko imyaka y'itatu ya nyuma yimaze abwiriza ubutumwa bwiza, yigisha abantu kugira ngo bakwizere. Rero ntabwo tukwizezwa n'ibyo ukora gusa, ahubwo uduhe no kwizera ijambo ryawe, tumenye ko nubwo ibyo watubwira byaba ari ibintu bitakwiringirwa, ariko wowe uri uwo kwiringirwa. Kubera ko ubivuga uri uwo kwiringirwa, uduhe kukwiringira kuruta ibyo twakwiringizwa n'ubwenge bwacu n'imitekerereze yacu, kubera ko kwizera ari ukumenya ibyiringirwa. Ntabwo rero ibintu bigaragarira amaso ari byo byiringirwa, ahubwo ni wowe wenyine wo kwiringirwa. Ijambo ryawe ni ryo ryo kwiringirwa, uduhe kuriha agaciro. Ndagushimiye ko nubwo byasa naho ari amagambo asanzwe, ariko amagambo yawe afite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi byo gukiza, byo kuzura, byo gutuma abantu bavuka bushya, ndetse
n'imbaraga zikemura ikibazo cyose. Nk'uko Sara yakwiringiye agaheshwa imbaraga zo gusama akabyara Isaka, niko natwe iyo tukwiringiye duhabwa imbaraga zikemura ikibazo cyose twari dufite. Ndagushimiye rero n'uyu munsi uduhe kukwiringira, duhe kwizera ijambo ryawe, aba ari ryo twemera ryonyine kuko ari ryo ryiringirwa. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen.